uyu munsi yoganira ku kintu cyitwa burnout. Ndakeka hari abantu bamwe numva bavuga ngo ni sirimenage muri rurimi rw'igifaransa cyangwa se ikinyarwanda cy'igifaransa. Ni kwa kundi umubiri ugera ku rwego rwa stress, wenda wawukoresheje cyane, ugira stress nyinshi, bigeraho umubiri uvuga uti ndananiwe. Tekereza mfashe kino gipirizo, utegeze ko umubiri wawe kagira natural stress cyangwa se nshiramo imbaraga, kuvuga ngo ibi ni ibibazo bigiye bitandukanye, n'akazi kenshi cyane. Wenda ungize ubwoba, wenda ngo nyine public speaking, ntabwo byose ndi kubona umwanya wo kuruhuka. Umunsi umwe uzagera byose bite bivamo, cyangwa se umubiri uvuga uti birarangiye, nta kintu na kimwe gishaka gukora. Uko nyine natural pressure, ibyo bibazo byose umuntu agenda ashiraho, niko igihe kizagera igipirizo bikigore kuba cyakomeza kuba igipirizo. Kwa kundi umubiri uvuga uti I give up, ntabwo nshaka ko hagira indi pressure yongera kumbaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese burnout niki, irangwa niki, ni gute wamenye ko umubiri wageze kuri ya periode aho wumva yuko stress yabanye nyinshi itagishaka kuba wayongeraho ikintu na kimwe cyari cyo. Ese ni he bintu bishobora kugaragaza ko umuntu afite burnout? Ni ibimenyetso biri mu byiciro bitatu. Icya mbere ni ikintu kijyanye na emotions cyangwa se amarangamutima. Iyo umuntu afite burnout cyangwa se yagize sirimenage cyangwa se yagize ibibazo by'umunaniro wazi icyarimwe kubera umubiri wavuze ati byose nabihaze, nta kimwe nshaka, ni ikintu kijyanye n'impinduka zo marangamutima, ku buryo usanga umuntu avuga ati nta kintu ndi kumva nifuza, loss of joy, kumva atishimye, nta kintu kimwe kimushishikaje, akumva ibintu byose byamubihiye, akumva n'uwamubwira ngo dusohoke yamukubita, akumva emotions zose nyine nta kintu kimwe ashaka. Aho ugasanga emotions ziri negative zo zishaka kuza, ugasanga ari kurakara vuba biramworohera, ugasanga mood ye iri hasi ku rwego rudasanzwe kurusha uko mbere yabaga ameze. Emotions za motivation, kumva kumbwira ngo ugende ukore kiriya kintu waba umugoye mu by'ukuri, kumva ikintu cyose ari kumva yaba yicariye, nta kintu na kimwe ashaka kuba yakora. Ibyo bintu iyo byaje bizi icyarimwe, byaje mu gihe gitoya cyane, bishobora kuba ikimenyetso yuko iyo yari burnout, cyangwa se ari burnout umuntu yarakoze cyane bitangira kumugora. Kandi nta nubwo ari na bya bintu uhita unavuga uti kandi uhuke bitebikira. No, burnout ni ibintu by'ukuri biba byaje bisaba strategy, kuko igipirizo iyo cyagize cyaturitse bisaba ngo ugisa no ukoresheje ubuhanga kugira ngo kibashe gusubira ku gipirizo. Ni nako iyo burnout yabaye nyine bisaba strategy mu by'ukuri ziri mu buhanga kugira ngo ubashe kugarura umubiri uko wari umeze mbere. Ubwo emotions cyangwa se amarangamutima aba yaje impinduka, umubiri nawo uba wacitse intege, wumva unaniwe, ukagira umunaniro udashobora kugenda, ukaryama ukumva urananiwe, wabyuka ukumva uracyananiwe, ibintu byose ukoze ukumva mu by'ukuri umunaniro uracyahari, nta hantu urubuze kujya. Uwo munaniro akenshi ntabwo uza ari wonyine. Abantu bamwe bashobora kugira umutwe, kumva ari kuribwa umutwe, abandi akumva ari kuribwa ikindi gice cy'umubiri runaka. Hari ibimenyetso bindi biza ku mubiri ku buryo uvuga uti ibi bintu ntabwo nabigiraga, bizi icyarimwe, binafatanye n'uko ndi kumva mbihiwe n'ubuzima, ibintu byose byabishye, ndi kumva nta kintu nshaka gukora. Ibyo bintu byose bishobora kukwereka yuko mu by'ukuri hashobora kuba hari burnout. Ibindi bintu ni ibintu bijyanye n'imitekerereze cyangwa se uburyo ubwonko bwacu bukora, ugasanga kwibuka byagabanutse. Hari ikintu kitwa brain fog, cyangwa se ni nk'igihu gikunda kuza muri capacity y'ubwonko bwawe, ku buryo ushaka kwibuka ikintu ukumva ntabwo kiza, ugashaka gutekereza ikintu ukumva ntabwo uri kugerayo, ukabona uburyo wibuka, uburyo utekereza byagabanutse mu gihe gitoya, ukareba ugasanga capacity yawe y'imitekerereze yagabanutse. Niba wiciraga imbere ugafokasinga, cyangwa se ukajya mu rusengero ukaba wakurikira utarangaye, ugasanga muri no minsi usigaye urangara, ibitekerezo byawe bigahita bijya ahandi, ukumva aho kugira wicare uri gusoma igitabo ukumva wakwisinzirira. Urumva yuko capacity y'imitekerereze nayo yagabanutse. Kenshi bikunze kugaragara iyo no muri performance cyangwa se mu musaruro watangaga mu kazi. Niyo mpamvu burnout ari kimwe mu bintu actually abakoresha benshi bagerageza kurwanya, bagafasha abakozi babo kwiga uburyo banayimanaging, kuko igabanya ubushobozi bwawe bwo kuba wakora ibintu wakwiye kuba ukora. None se wabigenza ute kugira ngo burnout uyirinde cyangwa se unayirwanye igihe yaje? Ngiye gusharinga strategy imwe nizeye yuko yakora ku ibyo byombi, kandi
yoroshye kurusha ibindi byose, ku buryo kwa kundi wumva unaniwe, wumva ikintu cyose gisaba imbaraga, ino strategy ukaba wanayikoresha. Ni ikintu kijyanye no kwiga gufata akaruhuko, niyo kaba ari umunota umwe, utu breaks turi strategic cyangwa se uturuhuko, ibihe by'ibiruhuko mu munsi hagati buri gihe, ku buryo ubikora bikaba byaturisha umubiri wawe, bigashiramo relaxation cyangwa se bigashiramo umutuzo, kuko umubiri wawe akenshi urimo stress. Wibuke ko stress tuyidefine cyangwa se tuyisobanura nk'impinduka ziba mu mubiri, nk'aho umubiri ushaka kwirwanaho, iyo umubiri ushaka kwirwanaho, hanyuma tuba dukeneye gushiramo relaxation, kwa kundi uzana impinduka mu mubiri zituma umubiri wumva yuko ari igihe cyo gutekana, ari igihe cyo gutuza ugakora neza. So utu tu breaks tumeze gute? Nta kwa kundi ushobora kuvuga uti kamfata iminota 2 nkore stretching, nka stretchinga umubiri wose uba uri kuruhura muscles zigiye zitandukanye. Kamfate iminota 2 nkore breathing exercises, gahumeka. Kwiruhutsa kenshi ukavuga uti kangene niruhutse. Nubwo abantu benshi tutabizi, hari abantu twiruhutsa tutabihisemo. Buriya no mubiri ugifite ubushobozi bwo kwirwanaho mbere yuko unirwanaho, ariko akenshi uba wanakerewe kubikora. Ariko iyo burnout yabaye cyangwa se iyo ibibazo nk'ibyo byabaye, biba byiza no kubikora, akavuga uti ni numva nyuma y'iminota y'isaha imwe numva hari ikibazo ngize, ndahita ntangira gukora akitozo ko guhumeka, ko kwiruhutsa, ka stretch, cyo gufata walk, nkagenda iminota mikeya, nkagenda ndabikora kenshi, ku buryo mu masaha 3 mfite yo gukora ndakora mu walks tw'iminota 5 nk'inshuro 3, nka stretching umubiri wanjye wose. Utwo ni utuntu dutoya wagenda ukora tugamije gutuma umubiri wawe utuza. Ibyo bintu bikoze kenshi, ukabikora kenshi, nta burnout wazigera ugera. Kandi unabikoze kenshi, umubiri wawe wagerageza kwiga gutuza, ku buryo ibibazo bya burnout ugenda ubona gake bigenda biba solved. Igihe ushaka kumenya uburyo wa managing stress cyangwa se gukemura ibibazo bituruka kuri stress, nko kudasinzira, impinduka mu buryo utekereza, impinduka mu marangamutima, urebe amahugurwa gamid psychologist asigaye akora, ushobora kubonamo, ashobora kuba kubereye. Nge niteguye kuguhereza ubumenyi bwose mfite mu gihe gitoya bwagufasha gukemura ikibazo cyose ufite mu gihe gitoya. Nitwa gamid psychologist, tuzongere tubonane ubutaha. Ciao.